Hello, igitondo cyiza kuri mwese mukomeza kudukurikirana haba bari mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye, kandi mukomeze mukora subscribe, wibuka kumpa comment, umpe ibitekerezo byawe by'uko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi, wibuke gukora ku nzogera kugira ngo notification zose nzajya nkugezaho zijye zikugereraho ku gihe. Nk'uko mubizi rero ko benshi hari ibibazo byinshi bagenda bibaza bigiye bitandukanye. Uyu munsi naje nje kukubwira bimwe mu bintu byatuma umukunzi wawe ataguca inyuma, ibintu byakurinda ko umukunzi wawe yaguca inyuma ahubwo agahora yifuza kuba yakuba hafi. Byinshi muri iyi video ni mu kanya. Abantu bakunda kuvuga ko nta kintu bimukuramo cyangwa se ngo abe ataguca inyuma. Ese waba uzi impamvu ituma umuntu afata impamvu yo kuba yaguca inyuma, cyangwa se umwanzuro wo kuba yaca inyuma uwo bakundana cyangwa se uwo bari guteganya kuba barushinga? Ngo nubwo abantu bavuga ko guca inyuma umuntu mukundana biba karande cyangwa se bikaba byaba nk'ihame, burya ngo hari impamvu ituma uwo mukundana guca inyuma. Ntabwo aguca inyuma bitewe n'uko we arakamenyera, ahubwo haba hari impamvu. Iyo mpamvu rero niyo nje kukubwira mukobwa, iyo mpamvu niyo nje kukubwira kugira ngo nawe niba wari ufite fiance aka kanya utangire kumenya uko wakitwara, utangire kumenya imyitwarire ugwe kumwitwaraho kugira ngo ataguca inyuma. Nkabanje kukubwira zimwe mu mpamvu zatuma umuntu aguca inyuma cyangwa se zatuma ataguca inyuma. Ngiye kukubwira ibintu 8 ukwiye kuba wakora kugira ngo urinde kuba wacibwa inyuma, umukunzi wawe ahore agufite nk'umuntu nyine abonaho icyitegererezo cyane kurusha abandi. Ikintu cya mbere kizatuma umukunzi wawe ataguca inyuma, ngo ntukamwereke ko buri gihe uko agukeneye, uko yumva gushaka azajya kubona. Burya ngo akenshi umuntu mukundana amaze kukwizera neza ko agufite, akenshi igihe cyose atekereje kuba yakubona akuboneraho. Ibi ngibi ngo bituma abona ko nyine yamaze kugufata nyine uko agushatse, arakubona buri ko atekereje kuguhamagara arakubona. Iki kintu rero ngo uzakirinde. Akenshi rimwe na rimwe nakubwira ko agukeneye, umubwire ko uyu munsi uri bize, uyu munsi ntabwo uri buboneke. Ahangaha bizamutera gutekereza ikintu kizatuma nyine atangira kwibaza buri munsi ko yajyaga aguhamagara ukaboneka. Impamvu itumye noneho ufata umwanzuro kumubwira ko nyine uwo munsi utari buboneke. Gusa ariko nanone burya ngo umuntu mukundana ashobora kujya ku wundi kubera kutamwitaho, kubera kutamuha urukundo, kuba kutabona ko nyine agukunda. Niba agukunda kandi nawe ukabibibona, gerageza kumwitaho, gerageza kumuha urukundo, gerageza nyine kumwereka ko nawe uhari. Ibi bintu bizabafasha kuba mwakomera mu rukundo kuruta uko azabona ko nyine utamwitayeho. Nubona ko utamwitayeho azajya gushaka abamwitaho. Ikintu cya kabiri ugomba gukora, ku bushake bwawe mubwire ko nta cyahungabanya urukundo rwanyu aramutse aguciye inyuma. Ku bushake mubwire ko ntacyo byamutwara aramutse aguciye inyuma. Abantu benshi bakunze kugerageza kwigengesera iyo babujijwe gukora ikintu runaka. Koresha uburyo ki umubwira ko aramutse aguca inyuma ntacyo byamutwara, ariko nanone ashobora kuhita aguca inyuma kubera injyana ubivuzemo, kubera uburyo ki ubivuzemo. Gerageza ucunge neza uburyo ki ubimubwiyemo, uburyo ki nyine ya style umubwiyemo ibyo bintu. Ibyo bizagufasha, kuko burya umuntu nabona ko utinya cyane ko naguca inyuma uhungabana, naguca inyuma uzahita umera ukundi kuntu. Ahangaha azagufata nk'umunyantege nkeya, agufate nk'umuntu nyine umukunda cyane birenze. Gerageza nyine umubeho serious, umwereke ko anaguca inyuma ntacyo bitwaye. Ikintu cya gatatu ukwiye gukora mukobwa, shyira imbaraga mu gusa neza imbere y'umukunzi wawe. Gerageza use neza, gerageza nyine
ushobora kuba uzi uko akunda kwambara, akunda kukubona wambaye, ushobora kuba uzi neza uko akunda kukubona witeye make-up runaka. Yagerageza ubwo buryo ki ubizimo neza, nawe ugerageze buryo ki nyine yanjyana asanzwe akuzimo itazigera icupire cyangwa se ngo itakaze karite. Gerageza umwereke ko nawe nyine akubone usa neza, abone wambara neza, abone ukeye nyine nibwo urukundo rwanyu ruzahora rutoshye, ruzahora rwuhirwa nyine, ruzahora rusa neza cyane. Ikintu cya kane, gerageza kwirinda kumwereka ko ari wowe uyoboye. Burya ngo umukunzi wawe akenshi aba yumva yatanga ibitekerezo kuri we, aba yumva nyine ibitekerezo bye byashyigikirwa, nawe gerageza ubishyigikire. Ariko nanone ngo burya ngo hari igihe ukundana n'umuntu bikaba ngombwa ko umuyobora bitewe na karite umubonaho, bitewe n'ibitekerezo umubonaho, ariko irinde kumwereka ko nyine ari wowe uyoboye, kuko numwereka ko ari wowe uyoboye urukundo rwanyu ntabwo ruzagenda neza. Abagabo kenshi na kenshi bakunze gukunda ko nimba guhaye igitekerezo aba yumva ko icyo gitekerezo nyine kigomba kubihamya. Rero nyine gerageza kugipfobya, ariko ntubimwereke, wowe ubikore mu bwenge, ubikore ku buryo bitari bubongame cyane. Ikintu cya gatanu, tuma umukunzi wawe amenya ko azicuza naramuka aguciye inyuma. Hari ibintu byinshi wakora umukunzi wawe akakugarukira cyangwa se akagukunda birenze, wowe gerageza kumwereka ko naramuka aguciye inyuma azicuza, kandi ibyo bintu bizakubera byiza, bizakubera intandaro nziza yo kuba umukunzi wawe mwagumana. Gerageza kumukorera byiza, gerageza kumwitaho, gerageza kumuha urukundo rudasanzwe. Rimwe na rimwe umukorera surprise, rimwe na rimwe umukorera za surprise, umutungure. Ibi bintu bizatuma akomeza kugukunda, akomeza kukwitaho, abone ko naramuka aguciye inyuma azicuza ibihe bye byose. Icya gatandatu, tuma umukunzi wawe amenya ko naramuka aguciye inyuma muzatandukana. Mubwire ko naguca inyuma ukabimenya muzatandukana. Ibi bizatuma ahora yumva ko naramuka akoze ikosa, naramuka agize ikintu akora nyine muzatandukana nta rundi ruhande. Ariko nanone ibi hari igihe byatuma aramuka avuga ati uyu mukobwa yishyize hejuru, yigize uwo atari we, ariko nyine bimubwire, yicara abizi ko naguca inyuma muzatandukana, kuko nafata umwanzuro wo kuguca inyuma nta rukundo azaba agufitiye. Nyine urumva ko azaba afite ibindi binararikiye. Wowe mubwire, kandi nyine umenye uburyo kibimubwiyemo, umenye uburyo kiwitwaye mu kubimubwiramo. Kubimubwira ntabwo ari ukumubwira nabi, ntabwo ari ukubimubwira ufite ijwi riri hejuru, ubimubwira utuje, kandi ubimubwire uri be serious. Ikintu cya karindwi, saba umukunzi wawe gufata nyine ifoto yanyu ayishyira muri screen. Burya ngo ibi ngibi nabikora abantu bazajya babona ko nyine yayafashe cyangwa se yamaze kuguhitamo. Ikindi, buri uko afunguye screen ya telefone azajya babonamo muri bombi, ariko ibi nanone bifite attention. Ashobora kubona ko ushaka kwishyira hejuru mu gihe mutabiganiyeho. Ibi ngibi bisaba kubanza kuba mwabiganiraho, mukabyumvikanaho, akabyemera cyangwa se akabyanga. Wikora ikosa rero ryo kumubwira, umubwira ati yashyira ifoto muri screen. Banza witonde, umubwire neza, mubanze mubyumvikane. Ibi bizabafasha mu rukundo, cyane cyane ko nyine buri uko wafunguye screen ya telefone agomba kuba yakubonamo. Bimuhe nyine guhora gutekereza, ahora nyine yumva ko ari wowe muntu mugomba kuba mwabana. Icya munani, ari nacyo cya nyuma, ereka umukunzi wawe kandi mu marushanwa n'abandi basore. Hari ikosa abakobwa tujya dukora cyangwa se tujya twirengagiza rimwe na rimwe, ukaba ubona umukunzi wawe ukamwereka ko nta wundi muhungu gutirita cyangwa se wowe icyo ukwiye gukora. Wimwereka ko ari we wenyine shingiro, wimwereka ko ari we wenyine hame. Tuma amenya yuko aramutse agutakaje, nyine aramutse akubuze, n'abandi baba bahari. Rero mwakoze gukurikirana Rusaro TV. Wibuke gukora subscribe, wibuke gukora ku nzogera ku muntu utarayikoze, wibuke